twaje kumva ibibazo byanyu mureke tubatega amatwi twumva ibibazo byanyu wowe kuki wambyaye nuze kuntwara ntabwo wasi wenda mite mujyana none mujyana umwana wanjye ufite utaje kumutora afite amezi 3 cyangwa 5 ese ubu yahereye he guterekanye ntabwo ndi kubyumva ukuntu yagufasha yafashe ku nawe ari mwana se yagutegeye mu nzira tuze twumvikana muri bino bibazo sibyo dushaka se kandi buri wese yubaho undi muhana amagambo yo nuwakubaha yanyubikereye ijoro mvuye ku kazi yakubaha umugabo nari naragira n'igikomere cy'uko nari maze kandi mujye mu mbere mumenya kigira n'abahari mureke kurwana se mutege amatwi ubundi ngewe kuba narafashe nyoko wari kumucara Karongo twageze gatsindwa n'Imana ndabona ukuntu gikomeza kuvuga n'abayambasa bayo wicare hano ariko ma ari amakuru nsigaye mfite ngo nike aha kagere muri mu maboko yiba se muri kumwe nakubwira anorogeje urabyirengagije se ko none mutangiye kutugurisha se kari hari icyo biziho ubu nanjye ntubiye ko ndeba singa bivugura akamwita kana nibiki nibisobanure ko ari kinabaza kire tubwire ntacyo nakubwira kumwe n'umukobwa we nakubwira ako nokajya wicisha abantu amatsiko izi nkuru se nagaro Origa kintu ndi kuvuga romba result zabo zarasohotse result zabo zarasohotse gango diplome yaje amanota meza Asika byaba ari ibyo ukabutabize Nese nagoro ejo nandi kubireba kuri ntonse ku rubuga rwa Nese Njye ndabireba bimeze bite Dore ni gutya ahubwo abategura yatinye kubireba kubera ko ntago ari uye yaratsinze man nyine bwo yatinye kubireba arasa n'umva ko atabizi ako niko cyo butiyizeye hari ukuntu nakoze nameze neza nyine niyo mpamvu ariko njye abana b'iki gihe mujya munsi nari ndi gukanda ariho ndi kugana ariko bikagaguza aho ubwo bw'ibyo wakoze ko iyo mumbwira ngo ibintu ntago biba bimeze neza uba ufite abana bangahe ugaburira cyangwa witaho akuma nawe ujye umenya ko barumva nkatwe abantu b'ababyeyi tuba tubahangayikiye ariko tuba dukwiye kubushakira akirire umva se mere no munsi njye somera ngo se namenya ari ibiki erega mujye mumbwira mujye mumenya ngo se neza cyane nanjye noneho ndabyemeza ko mpamvu numva amakuru ugomba kuyiga tugendera aya masaha wenda no kurucabura cyangwa ntago mwishyura umutekano yego uzi igihe twawishuriye wishyura mbere ariko se Yesu urakoze wa Yesu we Mana ushimwe Soni my god naragukunze ariko mwana we kuri kumunga se sha zamani ndetse ndagonga ngiye nawe kwibye nge nawe ikibazo dufitanye urakiyobewe dufitanye no kuza no kureba iwanyu mani akuraburiza nkakubwira ko nyine ibintu uri gukora imana atari fresh kabisa ase mani ni igiki nge sinibaza ikintu gituma usigaye ugenda ndakaye ni inshuti yanjye koko no kuntu turi inshuti ni wowe uri kunkora mani birabi ase mani nagukoreye iki ndabizi ko turi inshuti kandi nzi ko nta n'ikibazo ngiye mfitanye nawe ahubwo sinibaza uburyo ki usigaye nshota namvugisha ukajya hari ikintu dusigaye dupfa mani
wese ufite umusheri ndamufite yayibaza nawe uramutse umanutse ugasanga nihengekanye nawe n'ahantu utabizi ntakubwira ati wenda kikoma ndi kuganira na sheri wawe kuri ibi binibi ugasanga turi kumwe n'ahantu mu muhanda wowe wabifata gute twe ikibusore bw'amafuti kuko nta n'ikizere mwigirira nje ndakubwira nese niba muye nawe mu nzira mureke kumusuza ngo nuko ari sheri wawe umusore w'amafuti nese si byako niba kavuga ibigize ngo imihore ihengame nese niba muye n'umuntu turigana tugahurira mu nzira wajya muco ndeke kumusuhuza nese wari uri ku ishuri ntabwo nari ndi ku ishuri kuko urabizwa n'imaze iminsi ndwaye nari ndimo nimuvingira gutya muri quartier tuba turacakira gisa yari yambaye fomu nawe wambaye fomu uwo munsi mwe mwagiye gushingiye ntabwo nari nakaje ndagenda turahura ndamusuhuza gusuhuza umuntu ni icyaha musuzanye masanga hari nese amasanga wowe waraducunze niba uhuye n'umuntu wowe waraducunze abacunga se murasi n'abarebaga nese uraducunga niba uri gusuhuza umuntu buryo ujya kuducunga wese wumve niba uri gusuhuza umuntu wenda ugiye kumubwira ko wanarwaye ntabwo mbihakanye ni ngombwa ngo bimubwire isaha ya mbere guhera saa 4 saa 5 aho so ubukiri kumubwira ko warwaye se hako wowe wari wabona ngiye naje kukubarira ngo urimo uraganira n'umuntu ngo muganira amasaha nushaka nanjye uzagenda uhure na sheri wanjye muganira amasaha kuba twaganira ubu nibyo ngibyo naga ibintu byakakurebye ubundi wakanabibajije sheri wanjye naga ubundi wakaje nabimbaza urimo nabyumva uraza maze ngo mujye kuganira nizo saa dushaka tuganira n'amasaha 10 byo ntabwo ubundi babikureba kuko niba tuganira ibyo ku ishuri se no mu buzima busanzwe ubujyanga mite mubwira ati ngo baye ndakijya hagire abantu bakanagana kuko babana kumbura si ibyo uri kunyigira hose suzagaruka kwiga sha no kanyibye nabyo sorazi nyibyinde mu biki urgenge njyangufi urgenge ntabwo uzamuhumeka kubuzagaruka ahubwo we none unacunga nabi hani mpa urgenge mani wowe ahubwo none umukunda acunze nabi ari gihe ubwo nanamukuryana mani akira duteke twenda duteke nanamukuryana mani nanamukuryana mani nta musore mani mugufi yurya umwana musa ahubwo nawe usore nanutse mani upfa kurya abana mani wewe witwararike kuko abundi abana babo kirundi mwibonye mibi banza wumve ngiye nawe mani ivyo ngivyo ngiye nako bijya binkanga uzaba tugiye gukora icyo bita guhanga umva nushaka uzavuga tujye muri competition we tugiye guhangana ushaka kwa muturusha amafaranga ariko nani ushaka iwanyu ndahazi mani iwanyu ndahazi viyo nirwa bara komanda yahonotse se yanangaye cyamaze mani nadatahana igikomere uzajya utahana igikomere uza ku ishuri ubona wakangana nari ubona wakangana ayakira ubona wakanga nde mani ujye bani we ituri cyangwa ubona umuntu yakwihoreye ukumva yuko waza ugakanga umuntu mani anza wumve umuntu mugufi n'ibitekerezo bye kuburi muremure wahaye ikimana nyine wowe kuburi muremure wahaye ikimana wowe kuburi muremure wahaye ikimana wahaye ikimana nyine wowe wahaye ikimana urumva nta mani ntukavinyikangisha cyangwa ubona ubusumba umuntu ukumva yuko waza umubyibuho ntacyo uzagufasha kabisa nawe kunanuka reka nta kintu byagufasha ahubwo se ko umani wanjye mukize nkambona unanutse umeze utyo wajya ngo ugwaye bwacya ubundi ziriki ariko mana nguhaye icyubahiro uwite naragusenze uranyura uba ni wowe ariko mana sende kubyumva niko se muko mwana wa sawa nakiriye neza ukareka gutangira kumpamagara ngo muko ni wowe ewe akira neza se nishimwe wose ndongera ndamubona ariko wite muhaye icyubahiro uramburiye amaboko ariko ko ndeba mudashima imana kubw'umuvandimwe wanyabonetse dore uburyo ari kwifuza ahubwo hose mwana wa ntabwo wankumburaga urana ukuntu nananutse wabaye iki wowe nari nkerya ni stress abantu bari barahangayitse shama nyine naragiye nawe singa n'icyo rero hangayitse ngo ndebera umuntu ngo wananutse ra hose mwagiye mureka ibintu n'ibyo ndavuze ngo abantu twari twarahangayitse navuze ko nananutse ndumva neza shira mutangiye imishiri cyo mukundira wabagaye nyine ma urabona naragiye nyine ndimo kugenda telefone yanjye barayinyiba niyo mpamvu ushobora kuba warahamagaye ukambura uburyo nimero mama utayize mu mutwe shut up nuko ye ese urategera ya mishake ntabwo igihinduka
Seko mwese namwe ko muri no kumwakira. Seko nasubana namwe uri ufite kiye kibazo. Ntabwo ababishimiye. Ntabwo twishimiye ko wagarutse. None se ko shana ubwo se murabyishimiye cyangwa uri kuntunga? Mutuze sinzi niba ari kubyumva kimwe namwe. Twumva tugiye gukoresha umunsi mukuru. Wiki. Kandi twawukoze. Wiki umunsi mukuru wiki. Sindeba washimye Imana se wagira ngo hano habaye ikirori. Ntabwo bihagije we. Mwishimane n'inshuti zanjye. Hano byagenze gute? Murahaza. Hano byagenze gute? Kumbona usigaye uyobora utakiyobora. Aha. Wese. Ntare y'urugo yarabonetse. Ceceka ubu nari cyo kubana neza. Telefone nyine barayinyibye. Mbura ukuntu twapisha. Mbura nyine na nimero yawe ndayibagiye. Nawe warampangayikishije. Nese ubu nanjye ntarananutse. Ubonye nimero wawe. Ngiye narayibagiwe. Mwana we. Ako wakubise nk'umutwe ku nzu nyine biriva. Tata n'agacuzo ubwonko no kwigwa. Ariko kari uri ikibazo. Ntabwo ushobora gukoresha Umugore nemere kubaza. Ariko reka mabwire mutumaze guseka gutya mukagira ngo ibibazo cyangwa uri kubaza. Yego ndishimye kuko abana banjye mwese mwongeye guterana muri hamwe. Kikoze cyo bambwira akantu mbonye cyakoze cyo. Ariko nimureke mbabwire. Rero ko nasiganga. Asubundi ko baye munene ndabona warabaye n'inzobe. Oya nawe Asi byo ko kariga n'ibyawe. None se uri ari igikara. Yesu. Ako mwaretse guterana amagambo. Siko kiri nta nubwo mwanyishimira ko nagarutse so yaho ntabwo Uzi ibibazo wateje muri uru rugo. Twishimye. Uzi ibibazo wateje. Duseke. Uzi ibibazo wateje muri uru rugo. Nishimiye ko nagiye. Uzi gusa. Okay. Ndechenze. Waragiye utuma nirwa ndarampagaze ngo bishime. Usaba naki cyo kwishima hano. Noneho nongere ngende. Mumbwira naje Adahari mushaka ngende. ikibazo hasi bibazo. Twari tumeze neza. Ikibazo ko cyari mu mama gifite se twari Nubwo kugira. ikibazo ni ngewe. Chris na Kaliza. Ko bigaragara niba mwishimiye. Ako ntureba agasuzuguro mwa munsuzugura. Rero nta buryo basigaye bareba. Ntabwo ya mibanire ya mbere nyishaka twabanagamo. Muceceke mbabazi. Niki cyatumye mumpamagara ahangaha? Ese wo kurimo kwiriza nzajya mora nza mu rugo rwanyu nzanwa n'udutiku tudafite hepfo no haruguru. Niki cyatumye umpamagara nkaza hano? Tebe nibyo bindi bamubwira. Ibibazo uramuga. Ntagatangaye n'utari rubanda. Rwanda yagize ite mudugu. Umugabo wambereye ikigeragezo mu mudugudu. Uyu mugore wamukoze iki? Nakubwira nta mukobese se cyangwa nta mututsi. Ntavuga ikirimo kumuriza. Uriya mugabo yamugize. Mbwira mada, uyu mugabo yagukoze iki? Ko numva arimo kwihakana. Ndarinde yibaza ngo yamugize gute? Aho hageze gute ntabwo zicyakuzanya ngaha. Tasi rubanda yanteye igikomere maranye imyaka myinshi. Ni iki gikomere se mada? Tubwire rega twaje nk'abayobozi kugira ngo twumve ibibazo byabo. Mbere na mbere ndasaba abana banjye imbabazi. Wabakoreye iki? Cyane Kaliza. Tasi rubanda yafashe ku ngufu niko kubyara Kaliza. Umugabo wanjye amaze gupfa. Ngo ngewe unyumvire ibintu biba biri kubera iwanyu. Ntubwire ko ibintu byose byabaye. Mutuze twumvikane tuganire ku kibazo cyatuzanye hano. Mada kuri kwiriza wabaye iki? Ko muyabona ntukajya uvuga nukwiriza. Burya musonga wundi ntabwo wakubuza. Ese buri gihe uzana hano, buri gihe ukamamagara mu bibazo byawe. Kandi ntabwo ujya umbwiza ukuri buri gihe urambeye. Noneho so habaye. Niteguye kukubwiza. Revo. Byagenze bite? Tasi rubanda yanteye igikomere ntushobora gusobanura no mu bantu. Yagize ate? Yanteye igikomere. Yagukoze iki? Yimaranye imyaka myinshi. Atazi rubanda. Igihe cyose nakubarije imubabaro wawe utazi rubanda ni wowe wabigizemo uruhare. Wabigizemo uruhare nyuma gupfakara.
yaraneza mfata ku iki Kaliza nuwe narabuze ahantu mbisobanurira abana banjye igihe wahereye no mu ndebere bayobozi Kaliza umuhangayikisha abana banjye Chris wandetse nimba intambara zose zabe muri uru Chris wandetse wari uzagaze hejuru none se gutera inda ni ikibazo Abe mutarwana se imbere y'abayobozi kandi ariko ako se kirwanda kiri wande kireka kurwanira imbere y'abayobozi uyu mugabo ne wamjaye ese no mugabo jewe Kaliza ese urabona ari iki ntabwo nurugo wowe wishwe n'inzoga mukakose niba nari nabyo ahantu rero babanje mugenge mu bisi bimwe mu bigize icyaha byo Kirisi jewe ndi batezaga kuri uyu mugabo wamjaye hano wanjye bareba se tudasa urongera kuzama ku kaboko kawe ukora kuri Kaliza akose nimba ari n'umwana wawe niba kukijya ari kuvuga ari none se kugufata ku ngufu nibyo byatumye mfata kuri umutwe wawe kuri kw'Imana najyaga ntekereza iki wa mugabo we ko mbona umugabo waje ukagize uyu ngo Kirisi ariko se mutuze reka kwihanira twaje kumva ibibazo byanyu mureke tubatege amatwi twumve ibibazo byanyu wowe kuki wambyaye nuze kuntwara ngo ndere ntabwo wumva ko akose wasi wenda mite mujyana none umujyana umwana wanjye ufite tutaje kumutwara afite amezi 3 cyangwa 5 ese ubundi yahereye he aguterekanye ntabwo ndi kubyumva ukuntu yagufashe yafashe ku ngufu nawe ari mwana se yagutegeye mu nzira byagenze mutuze twumvikane muri bino bibazo sibyo dushaka se kandi buri wese yubaha undi muhana amagambo yo nuwakubaha ibintu byanyu bikereye ijoro mvuye ku kazi yakubaha umugabo ntabwo nari naragira n'igikomere cy'uko nari maze kandi mujye mu ndege umenya kigira n'abahari mureke kurwana se mutege amatwi ubundi ngewe kuba narafashe se nyoko wari kumucara Karongo twagezega hatsindwa n'Imana ndabona ukuntu gikomeza kuvuga n'abayambaza bayo wicare hano akose Kirisi wahagurutse ukasuka waje ukicara ahangaha ariko Kirisi wande nimba uzi wareba ariko ubundi nkawe ko mba numuvugiraho nta nubwo uzi kunyiza mu bantu se nuri umuntu w'umugabo yewe wanatahira bari ngugu kirinyura hano urwanira wica aho ngaho ibi byose ni amakosa yawe shari hano byose ni amakosa yawe usundi babafata ukareba ereguranarira ngo gusa amakosa gutera namwe muceceke nyuma y'ibi ngibi mureke kuvuga gira mu bayobozi ati umukobwa wawe Uko nibuka gukuntu cyamuha urongera kuvuga rimwe urankera umujinya agahinda kose nkatura uyu mwana yagira ariko sa na rimwe urangashaka kumufata ngo muture ibibazo byose iki kigabo cyane nyuma yo kumuburana niba byose bimenyekanye ariko madana nawe wakoze ikosa rimwe ntabwo umwana ntabwo yigeze agusaba ko umubyara nta nubwo yigeze agusaba kumushyira kuri iyi si ntabwo wari kumutura ibibazo wahuye nabyo wari kumufata neza ahubwo akakwibagiza ibibazo wahuye nabyo wakoze ikosa rikomeye ryo gufata umwana wawe nabi kuko urabihanirwa ndabyemera ndabisabira nawe bamufashe ku ngufu nawe bagufunga nese umuntu bamufata ku ngufu umwana agakura akangana ahubwo muramutse mujyanye mama musize uriye oya uyu nguyu ni umwana Fazari uyu nguyu ubundi we ko ntacyo urimo kuvuga nawe ntabwo ari aravuga se ibibazo byanyu ibintu byose byabaye hano birazwi uravuga ngo nkuvugire ibintu by'amarira mu umuntu wo kuvugirwa uri umuntu wo kurengera ceceka madamu nta jambo twavuga namwe muretse kurira buri wese arajya aho kwiga uri gufungwa arafungwa uri bugume mu rugo aravuga murashaka kumbeshyera mumfungisha ceceka wa kigabo we n'amakosa yawe ndetse umuyobozi urimo kuntukira none se ntabwo umuyobozi mugenzi wawe yarimo arantuka ngo nicece ngiye nkundi ikigabo ngiye kuba narateye inda si ikibazo ahubwo nyuma yo gukomeza kuvuga amagambo ahubwo se urimo ufite uruvugiro sindi kubaza n'impamvu yatereye hejuru ako naterera hejuru kurimo kuvuga wowe ceceka
ikintu nshaka kubabaza ni natwe umwana wa biturasi ndagukubita urushyi muyobo cyangwa umuntu agusore n'umuntu cyane tarumva nimba ashaka kumva ko tuganira uravuga twaguhaye ijambo nimba ashaka ko tuganira nakuri ijambo kuri ari umwana ceceka uravuga niyo nongera kuvuga bamwe mbahamagarire ntabwo nongera tubabarire tubanza dukemurire ntabwo nongera kuvuga rwose reka iyo telefone madamu rero nacecetse nyine nare se wagenze gakeya bagakora abayobozi bagakora ibyabazanye ubundi wowe uri umuyobozi waretse nkacecetse genda gake bakora ibyabazanye abundi uyu mugabo mwahamagara abayobozi ko yakumva byabananiye kubyita uyu mugabo umugome uri umugome wowe aho ubundi wanagusiga ahangaha nk'igihe ubundi ibibazo byawe ubinzanamo ceceka madamu nakubwiye wowe ceceka mugabo reka tubanze twumvikane buri wese ngewe mbere na mbere hari abanza hari n'abatanu ibyo nshinzwe ko numva kuzivuze cyane iki kigabo ko gifite gute we gifite amagambo umuntu uri mu makosa ahora yitangurana ikintu nshaka ni kimwe se ushaka kunzamura aha mbabarire mugabo we ntabwo ushobora guteka ikintu nshaka ni kimwe ubundi nkawe uwo ni afande ubaha afande wumva ibyo akubwiye wabyumvise cyangwa mbanza umpamagaye bagufunga mbere yo kubanza kumva ibyawe ntihaje n'igifungo na cece ahubwo umufunge mwana mukomaga ngewe nibyo nababwiraga buri wese yaba unzi n'utanzi yenkorera inzego zishinzwe umutekano buri wese hanunze amakuru yawe kimwe kuri kimwe umupolisi rero mumbabarire undi ubikubwira nababwiye mwimvugiraho ikintu nshaka ni kimwe buri wese mfite amakuru ye hano buri wese n'icyaha yakoze agomba kugihanirwa muciye inkoni zambabayo wacecetse wa mugabo sinongeye kumva uvuga ntacyo yaba wowe ufite icyaha kuko icyaha ni gatozi ntabwo kijya gisaza yaba nawe kwitwaza yuko wafashe ku ngufu ukakandamiza umwana akamukorera itoteza ariko nubwo byabayeho umwana ndakwiyamye ceceka wa mugabo ibyo byose uzabivugira mu rukiko icyo nshaka kwanzura hano ni kimwe uko waba unzi tubana turi abaturanyi sinshaka kumenya icyo nshaka gukurikiza hano n'itegeko ndabikwiye rwose ndabikwiye uriya wenyine ubikwiriye ibyo ntabwo rubibiri wa mugabo wacecetse wowe kugira wavunitse ariko utazi rubanda naragowe icyo ngiye gukora hano ngiye guhamagara afande nakubwiye amagambo yawe n'umunwa wawe bizajya bibikora uretse gato uretse gato sinari nasoza nta jambo ryawe dushaka kumva uyu mwana mureba hano imyaka yiwe ndabikwiye ntabwo agomba kuzira amakosa y'abamubyaye agize kubyarwa umwana ntakiga umwana ni muzi nubwo ngiye gufungwa nabitewe mugize kumufata nabi mugize kumuhohotera mugize bigize mu buryo umva ceceka madamu ceceka reka kwiriza ahangaha umva n'ubundi ngomba guhanirwa ibyo nakoze ngomba kubihanirwa urabihanirwa wicecekesha nta mbabazi wowe ukwiye guhanwa uranga imbabazi ukwiye rwose ukwiye guhanwa kandi nditeguye wageze hose hahandi nagiye ukazana kuri imodoka
Data mwana wanjye umbabarire. Ntabwo kwari ukukwanza. Sawa tebuka. Sinakubwiye. Reka njye kuzira ibyaha nakoze ariko umbabarire. Icupa ryawe. Ukozeho. Mbabarire mwana wanjye. Uragenda. utazi rubanda ko. Ihene zanjye sha. Ariko afande. Ceceka madamu. Buri wese naceceka dusoze mugirire impuhwe n'ubundi mu myaka yafite ntabwo yavutse ko agira. Ikintu nshaka kubabwira mwese, hano abantu bafite ibyaha ni abantu aba babiri. Kiri uzamenya abana. Wowe Nanjye nawe abaguruke byose turabimenyera mu bugenzacyaha. Tugende tugende. Kiri uzamenya abantu uzamenya bizinesi. Tugende izo bizinesi uzaza. Hari n'igihe wagaruka buri uzashaka umwe. Tugende. Ntabwo ngaruka mwiriye guhama. Tugende. Kari umbabarire sheri.